Okay, let's go. Wajyaga wibaza ukuntu wapodinga video yawe kuri TikTok ikaba yabura aba followers, ikaba yabura abayireba. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu wakwapodinga video yawe kuri TikTok ikabasha kuba yarebwa n'abantu benshi kandi bakayikunda. Ubundi biterwa n'uburyo ki uba wayapodinze. None wowe kurikirana akantu ku kandi kugira ngo tuze kugendana ubashe kuba wabyikorera. Uraza ujye muri application ya TikTok, ubundi noneho uze ahangaha urahituza ahangaha hari akamenyetso gateranya ahangaha, noneho wakirikeho ubundi wapodinge video yawe neza cyane. Wowe kurikirana akantu ku kandi mwereke uko wabyikorera. Turahita dukirikaho tuze dushake video dushyiraho. Reka dukirikeho noneho turebe dushake video bushyireho, nawe witegereze kugira ngo uze kubasha kuba wabikora bigakunda. Noneho turahita tugera ahantu hameze gutya hari kamera. Noneho urabona ko batwereka ngo tugombe dushaka ukuntu twafotora cyangwa twashakisha ayo mafoto. Noneho turahita tuza ahangaha twapodinge hano, turahita tuza ahangaha iburyo. Noneho duhita tuza dushake video cyangwa ifoto turi bukoreshe, biterwa n'icyo ushaka kuba washyiraho wakwapodinga. Turahita tuza ahangaha, yewe nahisemo gushyiraho aka video. Uraza ukirike kuri video yawe, noneho utegereze ibare ubundi ibashe kuba yahita ijyamo. Wowe ukurikirana akantu ku kandi kugira ngo ubashe kuba wabyikorera. Wowe ukora icya mbere na mbere ugiye gukora ubu ugiye ukanda kuri like, ukande no kuri subscribe kugira ngo video nzajya ashyiraho ujye uza mu ba mbere bo kuba wazibona. Baye nkushimiye, urakoze cyane. Noneho reka twikomereze turebe uko tuza kuba twashaka aba followers hano kuri TikTok kandi bakagwira mu gihe gitoya. Ugutegereza ikabanza ikabara, no gutegereza kugira ngo ibashe kugira rya maneto akaba ari makeya, noneho ubundi ibashe guhita yajya kuri TikTok yacu. Ugutegereza gato tukareba. Komeza kubibutsa kabisa mukora subscribe, kora no kuri share. Noneho ushaka kucyimbaza wakanda no kuri comment ukanyandikira, nta kibazo. Ukurikire kabisa akantu ku kandi kugira ngo nawe uze kuba wabona aba followers benshi. Noneho urabona ko irabaye biri kubara, giye kuzura 100% kugira ngo babe batwemerera ko twayapodinga. Wowe uraza gukoresha, ushobora no gukoresha amafoto, ushobora no gukoresha ikintu cyose, noneho bikaza kuba byakunda rwose. Urabona ko video yacu irinjiyemo cyane rwose, yinjiyemo neza. Noneho reka turebe ukuntu turahita tuza hano handitse next, icyo dukoraho. Turaza hano dukoraho, dutegereze gatoya, ndabona bitari kwemera. Turahita tuza hano muri next, turahita tugera ahantu handitse ahangaha hameze uku nguku. Urabona video yacu iri hano hejuru, urabona ahangaha. Noneho hano barahita badusaba kugira gute
ahangaha turahita dusaba kwandikamo ibyo dushaka hano. Okay, let's go. Turahita twandikamo amagambo dushaka, noneho ugiye werekana handikemo ijambo hano ugiye gukoresha shaka. Wowe nawe uraza kwandika ibyo uri bushake kwandika, ntabwo ari ngombwa kwandika nk'ibi byo ngiye kwandika. Noneho ubanza witegereza akantu ku kandi kugira ngo bize kugukundira. Kugira ngo bize kugukundira nawe. Okay, let's go. Urabona ko jyewe namaze kwandikamo, urabona ko ahangaha namaze guhita nandikamo. Noneho please witonde urebe akantu ku kandi kugira ngo uze kubasha ko wabyikorera. Iyo ubyishe akantu gato cyane ntago wabasha kuba video zawe zabasha kwita zareba. Noneho turahita tuza twimanukira ahangaha hano. Turahita tuza ahangaha handitse everyone ahangaha. Can you view that post? Gutya. Guys, nawe witegereza. Uraza guhita ushaka ukuntu hano ugira utu tuntu uze kutwitondera kabisa. Urabona ko ahangaha handitse everyone. Bisobanuye ko buri wese yayireba utiriwe ugira gute. Noneho ahangaha hano handitse friends. Ahangaha ni ukuvuga ngo ahangaha ni nk'inshuti zawe nyine cyangwa followers bawe, babandi nyine usanzwe ufite niho bayireba. Noneho ahangaha hano handitse honor you. Ni ukuvuga ngo ni wowe wenyine. Ni ukuvuga ngo uraza guhita wemeza hano kuri everyone kugira ngo ukurikire akantu ku kandi. Niho ahantu bicangira abantu benshi. Turahita tuza ahangaha hano hari utudomo dutatu hasi. Ahangaha hasi yaho kuri mowa, ahangaha option hano turahita dukirikaho. Uraza kwitegereza utu tuntu kugira ngo urebe niba tuza kuba dufunguye. Ahangaha allow comment ugomba kuba uyifunguye allow, gutyo n'ahangaha munsi yaho ukafungura bigafunguka. Noneho iyo bimaze gufunguka, umaze kubifungura utungutu uragitufungura nyine tu. Noneho urahita uza ahangaha hano kuri edit, hano kuri video, ahangaha hano kuri iyi video ahangaha. Noneho urahita uza uhakande kugira ngo ukore cover ya nuze ya video yawe, bitewe nk'umuntu ugiye kujyaho agahita abona ikintu icyo ari cyo washyizeho. Urahita dukirikaho. Noneho dutegereze cover bazizane. Urabona ko hano wakwishyiraho cover ushaka, haba iya TikTok iguhaye hano hasi, noneho haba n'ahangaha iyo witoranyirijemo muri utu ngutu tuno ahangaha rwose. Urabona ko ahangaha reka jyewe ndebe ko nahitamo iyi ngiyi gutya. Ni cover iyi, reka mitemo iyi cover iyi ngiyi. Noneho nawe uraza guhitamo cover ushaka kugira ngo abantu baze kuba babasha kuba babona video yawe isa neza, kugira ngo babashe kuba bayireba. Noneho turahita tuza dukirikeho hano. Noneho turahita tugaruka ahangaha hano.
turaza dukirika ahantu hano handitse urwego, tuhakirikeho byibuze rimwe byonyine. Noneho nitwamara gukirikaho rimwe tureta tuzamuka ahangaha. Okay, let's go. Tureta tuzamuka hano kuri posta, duhite dupostinga video yacu ihita itangira ibashe kuba yarebwa n'abantu benshi. Wowe mushyashya kora subscribe. Icyambere ubanze ukore like, ukore subscribe kugira ngo video zajya sohora zose zijye zikugeraho mu bambere. Kandi niba ubona bigufitiye akamaro, kanda muri comment umbaze n'ibindi ukeneye kuba wabasha kumenya.